Ikaze nanone mu kiganiro Barada Vibes, ibintu by'ingenzi ukeneye kumenya mbere yo gushaka. Impamvu rero y'iki kiganiro nuko akenshi mu rubyiruko, mu bahungu n'abakobwa bitegura gushaka, arakubaza ati se nibiki namenya, nibiki nakwitaho kugira ngo nzuba ku rugo, kuko akenshi iyo bumvishe inkuru ziba mu bashakanye gutandukana, hari igihe harabagira ubwo bakavuga ati se aho ngewe bizavamo, nibiki ukwiye kumenya. Nabajije abagore n'abagabo batandukanye, abenshi usanga bamaze mu rugo imyaka guhera kuri 5 gusubiza hejuru, ni ibintu bagiye bampa byanditse ngewe nkabasomera. Uyu rero yarambwiye ati ibintu by'ingenzi ukeneye kumenya mbere na mbere nabishyira mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni wowe n'uwo mugiye kubana, ni wowe n'uwo mugiye kubakana, aho mugomba kwizerana, mukabwizanya ukuri, buri wese agafungurira umutima we mugenzi we, akamubwira ibyo akunda n'ibyo yanga, ibyo atakwihanganira, bagasohereza ku mateka yaranze buri wese, aho baba bakwiye kubwizanya ukuri, cyane cyane ku kintu cyose bakeka ko baba baranyuzemo, ariko icyo kintu kizagira ingaruka ku buzima bwabo, ku rugo rwabo, ku rushako rwabo. Aho noneho buri wese nyine abwiza mugenzi we ukuri, bakumva barabohotse, bakumva mu mubano wabo nta gatotsi karimo. Cyane cyane nyine ikintu kizatuma gishobora kumenyekana nyuma yuko babana. Urugero, ubana n'agakoko gatera sida, ugakundana n'umuntu ukabimuhisha, kandi ubizi neza ko ni mubana byanze bikunze icyo kintu kizamenyekana. Impamvu yo kubwizanya ukuri ni iki? Tekereza niba ufite umwana hanze, ntabwo uzahisha umwana imyaka runaka, ugasanga ubanye n'umuntu igihe kikagera wa mwana bikaba ngombwa ko mugenzi wamenya ko wabyaye hanze. Bivuga rero ngo kubwizanya ukuri ni ingenzi. Ikintu cya mbere ni ukubwizanya ukuri, mukicara mukaganira. Kuganira ni ingenzi. Icyiciro cya kabiri kirajyana n'imiryango yabo bageni. Ku bafite amahirwe yo kuba bafite ababyeyi, ni byiza kubamenyesha ko bafite umushinga w'ubukwe, bijyana no kuberekana. Impamvu ugomba kwereka ababyeyi bawe uwo mugiye kubana nuko byanze bikunze ubuzi uburyo ababyeyi bawe batekereza, ubuzi ukuntu bifata. Niyo utabubizi cyane ariko ubiziho gakeya. Ni byiza kubaha ababyeyi, ariko ni na byiza ko mujya kwiyerekana mufite position imwe mwamaze kwemeranyaho, bityo mwahura n'urwo rukuta rw'ababyeyi badashaka ko mubana, mukaba mwiteguye kubabonera ibisobanuro kandi mukanabafasha kubumva. Iyo icyo nacyo gikemutse rero, cyangwa ntimuhure n'urwo rukuta, musigaje gusa kunoza gahunda, mukumvikana ku gihe, ahasigaye mukareba amikoro yanyu n'imiryango yanyu, hanyuma mugaseruka uko muri, mugakora ubukwe bungana n'uko muhagaze, nta kwirarira, kuko urugo si umunsi umwe w'ubukwe gusa, ahubwo rutangira burya nyuma mumaze kugera mu rugo, nibwo urugo rutangira. Ni ibiganiro rero bitandukanye nagiye mbaza abantu batandukanye, mbabaza nibiki abantu bagiye kubana bagomba kuganiraho. Uyu ngo yarambwiye ati abifuza gushaka bakwiye gushaka batagendeye ku marangamutima gusa. Usanga abakobwa benshi bavuga ngo kanaka nubwo mbabaza ndamukunda, nubwo amemukira ndamukunda, ugasanga umuntu arihambira ku wundi ngo bamaranye igihe, ngo ubuse abantu bazabifata gute? Ukajya kubana n'umuntu ubibona ko n'ubundi harimo ibibazo, aho kugira ngo uzibukire kare, umureke kare, kuko araguhemukira, arakubabaza, aragira ate kandi mukira abafiance. Ni byiza yuko mu rukundo utagengwa n'urukundo gusa, ahubwo ushyiramo nayo marangamutima yawe. Niba umuntu akwicira amarangamutima, niba kubabaza kenshi, kuki ufata umugambi cyangwa se ufata icyemezo cyo kubana nawe? Uba witeguye kuzabaho ubabara. Icyo kintu abantu bitegura gushinga urugo bajye bagitekerezaho. Wirirwa urira, wirirwa ubabara, wirirwa uhangayitse uri muri fiançailles, tekeza nugera mu rugo bizagenda gute? Ati rero ntago mukwiriye gushinga urugo cyangwa gushaka bigendeye ku marangamutima gusa, hari ibindi bintu ugomba kurebaho. Ikindi kintu uretse amarangamutima, ati si byiza gushaka umuntu kubera imitungo y'iwabo, kuko akenshi niba iwabo hari ukuntu bihagazeho bagize gute, hari igihe usanga nta kintu bamugeneye, ukaba waramushatse kuko uvuga uti ni umwana wo mu basirimu, n'umwana wo mu bakire, wagera muri urwo rugo icyambere ugasanga namwe bizabasaba gukorera urugo rwanyu, wabo nta kintu bamugenera, cyangwa se ugasanga bamugenera ariko bagashaka no kugira n'ibyemezo bafata mu rugo, kuko niba bari bo batunze urugo rwanyu, byanze bikunze ari n'ibyemezo bazabafatira. Ikindi kintu, niba ushatse umuntu kuko umukurikiyeho imitungo,
akaba afite ukuntu byanze bikunze hari responsibility afite, hari abantu yitaho, hari abantu atunze cyane cyane birebana no muri famiye ye. Wagera muri urwo rugo yenda ugasanga wowe ntubikunze, urashaka ko ayo mafaranga aguma muri urwo rugo kandi hari ukuntu ajya yita kuri bene wabo. Ni byiza rero kumenya umwanya uwo mwashakanye afite mu muryango we, ukanibaza niba bizakorohera kubyemera, ukanamenya niba we bizamworohera kukubera fidele akakubwira ibyo agukeneyeho. Biba byiza rero iyo muhuje mukaganira, mukamenya ukumva niba uzamwemerera cyangwa se niba uzamubera imbogamizi muri uko kuntu asohora imitungo mu rugo. Niba ugiye gushaka umugore cyangwa umugabo akaba ari utunzi wabo, niba rero mugiye gushakana mukwiye kubiganiraho bihagije, mukabwizanya ukuri kugira ngo hatazagira uwumva abangamiwe igihe muzaba mugeze mu rugo. Ikindi kintu abajene bakwiye kumenya nuko kurambagiza bitandukanye no kubana. Iyo urambagiza hari byinshi uhusha nkuko hari byinshi wirengagiza. Iyo murangije kubana ubona byinshi utari witeze, ukanerekana kamera yawe nyayo. Nta mugore cyangwa umugabo uri perfect, nta udakosubaho. Gusa habaho kwihanganirana no kureba ibyiza ushima umuntu ukabigeranya n'ibyo utakwihanganira. Ushobora gushaka umugore cyangwa umugabo ufite famiye, umuryango we mubi, ariko ibyo ntibyagakwiye kuba impamvu yo gusenya urugo rwanyu. Ukwiye kwibaza no kwibanda ku rukundo gukunda, ukibuka ko nubwo umuryango wari mubi ariko nta kundi yabigenza, nabe ntaho yabahungira. Ibuka ko ari we mwashakanye, ntabwo warongowe na nyina cyangwa se na se cyangwa n'abarumuna be. Inama rero, banza umenye ushaka, icyo muhuza n'icyo wamukundiye cyane nyuma umenye icyo utakwihanganira cyane. Uyu nguyu ni umugabo ubivuga, ni inama agira abagiye gushaka. Kumenya umuntu mutarashakana biba byoroshye, uramumenya ariko bigutwara umwanya. Hari ibitihishira biragorana kubihisha, ariko ugenda ubona ibyo wakwihanganira bitewe n'ibyo yakweretse. Dufata urugero rworoshye: gukererwa, kutubahiriza gahunda, kutita ku byo mwavuganye, kukubeshya se, gusiba buri kanya utumesaje muri telefone, kwitaba telefone wihishe n'ibindi byinshi umuntu agenda abona ukabyirengagiza cyangwa se ukibwira ko bizahinduka. Uyu mugabo tuganira n'amaje byagenda gute umugore cyangwa umugabo washatse ategekwa n'umuryango we? Mu kiganiro twagiranye yaratubwiye ati umuryango hari igihe ushaka kuza kugutegeka iwawe. Ubundi abashakanye baba bagomba kuba ari bo bumvikana uko bubaka. Umuryango utanga inama, utanga support, ariko si utegeka urugo. Bihutaza umwe mu bashakanye iyo buri gihe umuryango ushaka kuba ari wo utanga amategeko. Atutanga amategeko, ugasanga rero niba utisanzuye bishobora kuzana imbogamizi. Hakaba bamunyangire cyangwa se abagendera ku mabwire ati iki kintu kirasenya. Iki kintu rero yakigizeho inama ati niba bikubayeho wareba uburyo uganiriza uwo muryango ukawereka uburyo bari guhemuka. Nta kibazo gikwiye kujya mu muryango keretse byabananiye mwembi uko muri babiri, umugore n'umugabo bashakanye. Ni mwe ubwanyu mwishakira ibisubizo. Iyo mugiye hanze muba mwiha rubanda, kandi rubanda irabota ikabavuga nta kibamarira, keretse muramutse mubayeho ku mfashanyo yabo. Icyo gihe mbere yo kugira icyo mukora cyose mwajya mubagisha inama. Undi rero nawe naramubajije aragira ati aterega urugo umuntu ajya kugira ngo mugenzi we amufashe kubaho neza, kwisanzura no kuruhuka ibibazo umuntu aba yiriwemo. None muri iyi minsi byabaye kujya kwiyemeza ibibazo no guhangayika. Abagabo benshi bahitamo abakobwa bazabana nabo bashingiye ku bwiza, isura, aho kubanza kureba ibintu byinshi. Urugero, ubwiza wagombye kubugenderaho, ariko ukibuka kureba niba koko uwo muntu yaragukunze, niba atarakunze ibyo utunze n'amashuri ufite cyangwa icyubahiro ufite. Abagore nabo bagombye kubanza kumenya icyo bakundiwe. Ese wakundiwe amabere meza? Wakundiwe ko ufite taye nziza? Niba se warakundiwe amabere meza, ejo ni wonsa ubwo umugabo ntazahita ajya kureba udukumi tugifite agatuza gahagaze neza? Niba se yaragukundiye taye française, ejo nubyara ukaba munini cyane bizagenda gute? Ugomba kwibuka no gutandukanya ko imigendekere ya fiançaye atari ku rugo rwubakwa. Hari byinshi bihinduka. Ese ko kurumva igihe kigeze ko uva mu rungano? Ko ntacyo wumva usize uzagaruka gushaka warageze mu rugo rwawe? Ugiye gushaka ubyiteguye? Urumva urungano igihe cyo kurusezera kigeze ukajya mu kindi cyiciro? Menya ko gushaka atari umukino, ni ukwiyemeza. Ati menya ko uwo muzashakana atari marayika ngo abe mu ishusho wifuza. Hari ibyo muzumvikanaho, hari ibyo mutazumvikanaho, hari na reserve, kwifata,
buri wese azagira, ariko ibi byose ntibizaba intandaro y'umunabi mu rugo iwanyu, ahubwo muzabyumvikaneho. Ikindi, ntuzakora ikintu utazahora ukora. Urugero, niba mugishakana ukaba ari wowe ujyana amazi muri dushe, ujyaniye amazi umugabo akaba ari wowe umuterera ipasi, nyuma ukisubira ukabihagarika, ni bibi. Niba utazahora ubikora, biganiyeho na mugenzi wawe. Nawe mugabo, nawe niba watangaga impano ukaba usohokana umugore wawe umubwira utugambo twiza, ukaba ubizi ko utazabikomeza, mugomba kubiganiraho. Hanyuma buri wese ku ruhande rwe. Niba urugero umugabo nawe wajya gukorerwa ibi byose bigahinduka kubera impamvu runaka, wikwivumbura ngo wumve ko utacyitaweho. Ese muganira ku mpamvu z'izo mpinduka, cyangwa buri wese yicara mu mwanya we agatangira akumva baramwanze ntibakimwitaho? Ikindi, buri muntu yagombye kumenya ko mu rugo hasenya itegeko. Njyewe ndi umugore cyangwa ndi umugabo, nzi ubwenge, mbona ngomba gutonganya umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye kuko yatashye bwije, kuko ajya mu kabari se, kuko afite inshuti ntashaka, yatinze mu kazi, ugasanga njyewe iraganza. Inama, ukwiye kwiga uburyo bwo kumubuza ako kabari se, kumubuza gutaha bwije, ariko udategeka. Urugero, niba uzi ko aca mu kabari kugira ngo anywe kamwe, wakamuzanira mu rugo, ubundi ugacunga arangije akazi ukamuhamagara uti kana biti, waje se mu rugo tugasangira, ukamubwira neza, aho kugira ngo utange itegeko cyangwa umubwire nabi. Ikindi, abantu rero ntibabwirana ibyo banga n'ibyo bakunda. Niba uri umukobwa cyangwa uri umugore ukaba ukunda guterurwa, kuki utamubwira umugabo wawe ko kuguterura bigushimisha, kugira ngo nawe ajye abigukorera? Kubwira umuntu mukundana, mugiye gushakana, ibyo ukunda n'ibyo wanga, nawe akagutega amatwi, byoroshya iki? Byoroshya communication, byoroshya kuganira. Kwicarana, abantu bakwiye kwicarana bagasasa inzobe bakaganira, buri wese akavuga uko yiyumva, uko abona ibintu, ibyo akunda, ibyo yanga, ibyamubabaza n'ibyamubabaje, noneho bose bagashyira hamwe bakumva ibintu kimwe. Kandi mu gihe buri wese yaba ababaye, akabwira mugenzi we icyamubabaje, ariko na mugenzi we akamutega amatwi, akabiha agaciro, ntabirenze ingohe ngo yumve ko yigiza nkana. Ni ibiganiro rero bitandukanye wowe wifuza cyangwa se witegura gushaka ushobora kumva, niba hari icyo byakumarira. Murakoze cyane.